kwibonera yuko nshaje. Nibihe ibintu ibimuranga ko ashaje ni ibisatsi hamwe n'ibi bigango. None si Donasiya wa muntu w'umustar ubukomeye cyane. Umunsinze ndagerekeza. Uzaho ndi giti aneza. Ariko wumvishe kushaje. Ko kugira ngo muza. None si nagushukwa. Nagushukwaga nagahaguruka wakumva umukumbuye. Ako kantu. Okay, mumeze mute? Uyu ni Danny Fox. Danny Fox ndakeka mumuzi ahantu hose amaze kuba icyamamare. Ariko hano twahuye n'ikindi cyamamare kirenze. Vuga ati cyamamare kirenze. Kirenze. Igese ko supi gisuka. Majyane. Okay. Umeze ute si musaza? Sawa. Ni sawa. Okay bas. Harya bakwitane. Banyita Donasiyane. Bakwita Donasiyane? Yego. Ngewe banyita Danny Fox. Danny Fox. Danny Fox. None se ntari weho bita Daniel Dusingizimana. Daniel Dusingizimana umuzute. Mu mpine ari byo Didi. Mu mpine. Uyu mujamana renze. Mu mpine ni Didi. Okay. Uyu munsi rero nk'abantu baba muri industry ya showbiz twifuje kukuganiriza kuko twakubonye makanu karenze nk'akahubwo. Urarenze wakintu we ubwo twavuga ko ari gute. Urarenze. Tenze ute. Okay. Cameraman. Yora. Tugiye kubana muri iki kiganiro. Ari ikintu wabyira Donasiyane? Donasiyane ikintu namubwira co nuku abafana abasekeje bikomeye cyane. Ugiye kudusetsa. Ubasetsa gute? Ubwo nyine muri bwa buhanga bwawe ariko ugiye kudusetsa. N'abantu bagukurikiranye sahi z'ubutuvugana urukurebwa n'abantu bangahe isi yose iri kugwanga amaso. Ubwo ndi ikirega kimeze utera ku bugisi yose yampanze amaso cyane. Nawumva icyo kintu rero isi yose iri kugwanga amaso. Noneho ngiye kukubaza utubazo dukeya mutubazo tugera nko mu 10 cyangwa se dutanu hagati aho. Uramfasha udusubize noneho turebe ko harya ngo bigende turebe ko twasusurutse abanyarwanda cyangwa se turebe ko ufite ubuhanga bwemewe neza fresh. Okay. Bwemewe n'amategeko. Okay ndikumva utagenda kutwi. Okay. Iki kintu uri kubona iki uri kukireba? Iki uri kubona ari iki? Ico. Smartphone. Oya. Ni mikoro. Micro. Okay, iyi ni mikoro. None si Donasiya ufite umugore? Ntawe. Kubera icyo udafite umugore kandi ndi kubona ushaje? Nshaje hari n'ababa bantu bafite hari abagabo cyane mbese nyine abasaza ibintu nk'ibyo. None se nubwo umbajije uco hasanga utanamufite nta. Ariko ngewe ndacyari mutoyi. None se nje nawe gutoniye. Kandi wewe ushaje? Ndashaje. Niweho bigaragara ushaje. Okay, nimba shaje uri kumubonera kashaje. Uri kubibonera yuko nshaje. Nibihe ibintu ibimuranga ko ashaje ni ibisatsi hamwe n'ibi bigango. None si Donasiya ibigango nibitsatsi nibyo bigaragaza ko umuntu ashaje. Byamashoboka. Ibigango nibitsatsi. Dore ubundi ibigango bisobanuye umuntu w'umusore. None ibitsatsi ni wa muntu w'umustar ubukomeye cyane. Umunsinze ndagerekeza. Uzaho ndi giti aneza. Ariko wumvishe kushaje. Nkubise igitego cy'umwana. Umva rero Donasiyane. Umva rero nje gahunda ihari. Sibyo? Ubu aka kanya ikintu tugiye gukora. Nusetsa abanyarwanda neza. Dore igihembo. Nusetsa abanyarwanda neza. Dore igihembo ndaguha igikoma. Singiki akira twereka n'abanyarwanda ko ari igikoma canyaco ceruwe n'amategeko. Oya have twuzuze neza. Igihembo Donasiyane ahita gitsindira. Ikibazo ca mbere twamubajije ntabwo yagitsinze. Yagitsinze. Twakubajije ati kubera iki tori kuzana umugore kandi ushaje. Humura dore nibito. Uranarisha dore iki bagita igiki. Oya iki turakimo hari uko bigize. Iki bacita igiki? Ko nabisobanukiwe. Mukati. Ubwo waruvuze mu kihe kirimi? Mu cyongereza.
Ah, Donasi akira. uzicongereza Tangira ugahekenya. uretse kukasa jewe ndacafite ikibazo utewansubiza niza hano Akira. kubera iki utari kuzana umugore kandi ushaje kubera iki ntari kumuzana biba biterwa n'ubushake bw'umuntu none se nimba ntabishaka ababyeyi banje batarampatiye kumuzana weho wo hanze ni gute waza kunshira hagato nashaka ko kugira ngo muza None si nagushukwaga nagahaguruka wakumva umukumbuye ako kantu gushukwa ibyo bintu ni ibintu ntazi ntabyo ubwo rero ubwo Donatien rero umva weho ubuzima bwawe ntabwuzuye kubera icyo ari none se ko wecu udatekereza umugore hafi niba ari n'icyo kiganiro mpaka mwazanyemo ibyo biganiro mpaka byanyu ni ibitaba ibintu ibiganiro mpaka byo guhatira umuntu kuzana umugore adashaka ibyo bibaho oya ntabwo ari mpaka wowe dushaka igisubizo cyawe sibyo dushaka igisubizo cyawe ubu sahizi dufite n'impano twakugeneye turacyari ku kibazo cyacu rero Donatien ntabwo uri kunsubiza uri kuvuga ngo turi kuguhatira ngo ni ibiganiro mpaka ngo ibiki ngo nagushaka kuzana umugore kubera iki udashaka kuzana umugore kandi ushaje watubwiye ko nta muntu bahatira kuzana umugore none kubera iki utamukumbura ntagushukwa oya njyewe icyambere cyo nabahaye ingingo kuko nta muntu bahatira icyo adashaka none se mu rugo ntabwo bigeze babimpatira kuzana umugore none mwe bo hanze ni ukubera iki mushaka kubinjiramo ku gato ibyo byabayeho mu rugo icyo umwana adashaka ko batakimushiragamo ko mwebwe niye mpamvu yatumye mutagira mushaka gushira mu muntu ibintu adashaka nyine twebwe nka societe tuba tubona usa nkaho mbese uri kuturumbira nka societe ababyeyi bashobora kugushishikariza ko abantu bo hanze bakabibona bakavuga ati uriya mwana nyamaze arakuze yakagombye gutekereza kugira ute gukura nyine akaba umuntu w'umugabo ese ushaka kuba umugabo none se abantu baza gutekerereza umuntu gute kandi nawe aba agomba kuyitekerereza none se tuvuge ko sahizi ubu ntabwo ukeneye umwana uzaza kwita papa cyangwa se umuntu akavuga ati papa Donatien none se munamunyeneresha kunguka Donatien ariko dukubita ingingo wamuvise ubwo betse tuvuge ko uzazana umugore bigeze hehe umwanzuro arega umwanzuro umuntu awufata wifatiye ntabwo bishoboka kugira ngo abandi bawumufatire ngo bivuze ko utari watekereza igitekerezo hafi ibyo bitekerezo rwose ntabyo ari byanzamo ngo tugufate gutyo mbese uri umuhungu witwa Donatien ngo ruma igitego cya mbere uragize ute wagitsinze ruma cyane ariko hano haratwemeje ntabwo tugomba kumushiramo ibintu adashaka dore nagasomeza wanywaho dore karanaryoshye wenda utanagira ngo hari ibintu twashizemo sibyo mwana kugira ngo hari n'ibintu twashizemo urukumva kameze ute cyane wane ni waneze uyikuki oya iracari recording yes agakoma kararyoshye fresh kameze fresh akira dore ibora ni yawe hari ibindi byinshi ubu ni ya ndirimbo wumvaga ngo biracaza urayizi yereremba aho twumve niba ngo ari ibyo nkozo y'ibiti wa mugore ngaka turirimbire aho twumve ngo ibitenge ngo wese n'inyama mpaha ibyo ngibyo ibyo mu gihe rero ukiri kwitamo uri kwitamo sibyo tugiye gukomeza nkubaze kugira ngo igihe cyacu tugicunguze dusubire no mu kazi rega dusubire no mu kazi none nabahe bahanzi uzi gira abahanzi batanu uzi n'indirimbo zabo kugira ndirimbiraho indirimbo zabo abahanzi batanu uzi n'indirimbo zabo indirimbireho gatoya buri muhanzi indirimbo imwe n'abahanzi batanu nakubwira uwo narinzi kera indirimbo ye ntabwo nyizi bivuze ko ari umuhanzi umwe uzi mu Rwanda undi numvaga ni uwo bita niba ari Element hamwe na Nsenge yumva igisukari n'igisukari babaye babiri turakomeje
tubwire akaririmbo ka Element uzi wenda nusha kuririmbe ko gatoya bari zitombe ariko yindi ntabwo ririmbaho nyine gatoya twumve zitombe gusa ibindi ntabwo mbi reba kuntu bayiririmbaga tombe tombe ngakomereza. Okay, iyo ndirimbo imaze igihe kingana iki? Uyizi hashize n'igihe kingana iki yumvise? Vuba nyumvishe muri ugu mwaka none nta nakanu na gato yawaririmbaho none se kwara ko gusa nzi uzi katombe okay nsenga yumva iyuzi ni yihe ni igisupu ngarura mama ngarura okay ngoririmba niba ari ngo dore umutesi ngoririmba dore umutesi ahizo baze bongo yicupa naguso yaho kanduru mwari neza kanduru mwari ichange neza okay babaye babiri ariko ura batatu kugira ngo wongere utsindire ikindi gihembo wongere ugira ute utsindire ikindi gihembo batatu hasigaye batatu abo babaye babiri ari Element kabahona nsenga yumva igisupu Element watubye ko indirimbo yitwa Tombe yasohotse mu mwaka okay hasigaye abahanzi batatu rero ikindi gihembo kigucika ndi kubireba kandi ni igihembo cija sha kimeze neza mwebeya bira byose ukubona ari umva dore kaze mubaza akabaza gatoya basi wenda gasimbura icumuhanzi asigarane ibibazo bibiri perezida w'u Rwanda yitwa nde ako niko kabazo kandi gase kaza mariko ntago turi bagirwa ko turi mideni yabahanze yitwa okay umuzi gute wamubwiye niki ayoboye igihugu waramubonye se namubonye ku mafoto ubu nago wumva ushaka guhura nawe abishaka okay sahizi uhuye nawe wamubaza ngo iki cyangwa se wamusaba iki uhuye na perezida wamusaba iki ico namusaba tekereza neza nawe ikintu cyaguha ubundi ikintu wabaza perezida muramutse muhuye mureka guhute ko gakomamwe akanumva ko biri kumanuka sha okay turakomeje igihembo cya mbere wakiminuye okay perezida muhuye akadana katanye kweguka wamusaba iki perezida ongerijwe kugira za kumve yumve nico gihembo nimba zakiguha bose icyo namusaba nzi konzi ko ibiba bikenewe byose aba yarabitanze ibintu byose uzi yarabitanze nta kintu kumva wamusaba wowe ubwawe abaturage arabafasha nta kintu atabakorera gira inka yaraduhaye amatatu yabonera ku gihe mbese wowe wumva umugezi imbere ko wumva kumukeneye cyane sibyo wumva umugezi imbere wamusaba nk'agaki ukamubwira ati perezida rero mfite icifuzo kimeze gutya chaka kugeza uzakimfashemo wamusaba nk'agaki umusaza aramutse avuze ati ngwino duhure jewe se icyo navuga namusaba ubwo umwenda ko ntawe umusaba oya nawe ukeneye wawe umusaba avuze ati nsaba icyo ushaka nyiguhe n'urugero wenda namusaba agakweto n'akenda wamusaba agakweto n'akenda ubwo umusaza bari kubyumva cyane rwose uyu hajya ni Donasiani nagira amahirwe yo guhura n'umusaza azamusaba iki akenda ariko okay mereza kara gapira hano gatoya kanze ngenda camubaza zana hano mikrofone mubaza no si Donasiya yego ko perezida muhuye akavuga ati ni wenda akeneye kugira ngo muvugane mucongereza nk'ubu mwizo myenda n'inkweto kugira ngo zimusabe mucongereza wavuga ngo iki wamusaba guki avuze ati bimbiye mucongereza ibyo ushaka ngo give me a shoes and gloves yes ako kantu nkamwumvisha Donasiani kucongereza ararozwe give me a shoes and gloves kora hano Donasiya kora hano kanze mwereka kandi ngenda camubaza ariko ibihembo what is this is a glove this is a glove ni reba mucongereza this is a red yes thank you okay ushaka kumubaza ikindi umva no si Donasiya ko ni kumva ufite icongereza warize kandi muri makeya nge aha tugusanze urukwahirira inka
ese ni iyawe? oya iyi nka ntabwo ari iyawe birumvikana. Wize amashuri angahe? atandatu wize amashuri atandatu gusa abanza primaire gusa ukabuza ico cengereza kingana gutyo? icyongereza baheraga bari kwiga mu wa mbere ubwo ico cengereza uri kuvuga washize muri primaire? Nose ubu nagukeneye gusubira ku ishuri. Asiyanika Ncanzera iki cengereza wacize muri primaire? What is your name? Amayi nka data. Donasiya uranyishe ubu napfuye ubu nta nubwo ndi gutekereza neza. wapfuye se bavuga. Okay, mwereka muduhemba president yamuha kuntu tuba twanditseho. Okay, ugiye kufasha. Zana mbafashe. Okay. Twe kuvuna. What is this is hano handitse ngo iki? Ngo FPR Inkotanyi, FPR this is a Tora Kagame Paul 2024. Nabyumvishe uko bisomye? Neza mikoro. Dusubiriremo. Hano handitse ngo iki? FPR Inkotanyi, this is a Tora Kagame Paul 2024. Yes, no mucongereza hitsa akanagamo. Nando handitse andi magambo. Handitse andi magambo FPR umuturage ahore ku isonga. Okay, dusaka kugira ngo bitubwire no mucongereza. Mucongereza. Ibi bintu byanditse no babitubya mucongereza. Umuturage nzi ni umuturage ntasobanura gusa. Umuturage mucongereza ni iki? People. Isonga naguze mucongereza. Oya. Okay, ako karahagije Donasiya. Ako kantu rero nakaguteguriye nk'umuntu w'umukameramani. Urakemera? Aka kantu urakemera ku buryo akambara umukameramani dore ura mukameramani bamwita Jerome Jeromino. Abinura. Jerome Jeromino. Je ndi umukomedi usanzwe muri filime zanje, sibyo? Muri filime nyina. Banyita Muzehe Kwizi. Muzehe Kwizi mucongereza bivuze ngo iki? Muzehe Kwizi. Muzehe Kwizi. Muzehe wa kwiziza kwizi kozi kuri isuzuma. Mbandi gusuzuma imitima z'abantu kugira ngo umenye uko zimeze. Dufasha kagapiru gacokemo niba byambo. Tugikoti tugikuremo ukambare tubone ko kambara se nyiri mukabe. Oya gacokemo. Tugacokamo. Mushaka kumfata ifoto. Oya gacokemo turebe ariko ko kagukwiye. Usanga katagukwiye tureta tugasubizayo. Cokamo. Sango gacokamo guco nari. Uragakura mu mukanya. Turebe ko kanagukwiye mwa. Manu mukameramani yaguteguriye iragukwira. Nakumaze kubigisorera. Karagukwiye. Karagukwiye. Iyo manu kuyibona uti. Nari. Aka ujya kukagura wakagura ngangaye. Aka. Uzaka kare tamwe kanata. Urebye n'ukuntu kanagukwiye, urebye n'ukuntu gakomeye. Kandi tubona FPR Tora Kagame Paul. Bugira ubu mukozi nari nsize mu yaraje ku. Wari ku. Ambo. Kuko ya kubera bakorana kayaza amupira ati umwana namubona nyina ba anga ugasanga hagiye ikira. Akavuga ati nitwe. Okay, katugire vuba noneho. Abagore cyo wagikemuye watumenaguye ku bahanzi batatu na nubu nabanze wari wumva wibutse mu bahanzi b'abanyarwanda wabuze abanyarwanda Okay, icyo cyagutsinze reka kumugora umubwire no mu banyamakuru basi. Ikintu cy'abanyamakuru mu banyamakuru batatu gusa mwanafunzi GDS GDS ubwo ninde mu magambo arambuye Sindayigaye irindi Jean Daniel Sindayigaye ukuntu wa kabiri Uwimana Feredin uza amaradiyo bakora ngo bakora ku radio Rwanda ukunda kuyumva okay akoze cyane ibaga nacyo uragitsinze igitego mu congereza ni wiki igitego ntabwo mbizi ibyo ntabwo wabashije kubimenya oke tubye kakagapira wakagura amafaranga 500 none urebye mu mafaranga y'u Rwanda amafaranga adafite agaciro abaho mu Rwanda nayahe kubyo bayaguhaye atana kugira na kamaro atanu una kintu wayamaze amafaranga 5 una kintu wayamaze
amwumvishe okay mu nzoga zo mu Rwanda nizihunywaga mu tuntu tw'utuyoga nta karwi umwana nitwo winyweraga ariko ibintu by'inzoga akaso waguha icapirimus nawe wagitsitsimura ibintu by'inzoga n'ubundi nta mbyemera gusibye kwa ruwansomeye tuziranye soma okay ibibazo byanje rero kubera umwanya ari mutoya bikumva biri kugenda birarangira sibyo mereza karakanu mereza karakanu mubazama akabazo kanyuma ubundi tuzakomeza tugusure tukumenye neza sibyo iki kintu gifate wumva urukumva ari igiki ukubona ari mbese ari igiki kubona sindi kubona ari niba ari gisinga niyo ari gisinga niyo uri gisinga mwabonye ukuntu bihanditse atubwiye ko abantu handitse niyo uri gisinga muturere nimba bisomye neza none ni igiki iki kintu uri kubona ari igiki na radio curanga tumve ducuranga gerageza uducurange turebe Welcome to new mixing. The Bluetooth device is ready to pair. ubwo bavuze ngo iki barasomye ngo niba ari wakawuti niyo ari gisinga wakawuti niyo ari gisinga okay ibyo none si ngo ducangire radio Rwanda twumva ikiganiro cy'abajyana ducangire radio Rwanda Welcome to new mixing. The Bluetooth device is ready to pair. The radio mode. The Bluetooth device is ready. The radio mode. The Bluetooth device is the radio mode. The Bluetooth device. The radio mode. agize telefone aha ni kuri radio Musanze cyo ni cyabazungu radio Rwanda nigi uturebe aho ngo ni kuri radio Rwanda iyo ngo ni radio Rwanda ndakeka namwe mubibonye ko Donasiyani mu mutwe arafungutse cyane twamusuye kubera ko twabonye ari umuntu uzi ubwenge cyane mereza nakandi kabenya ni Kamiri Roda na Donasiyani agenda miraguyeho aka kantu ugacure uzaza kunda kukambara utari mu kazi utwa nk'umuntu wihute ufata mbongereremo dutigemo tumwe n'agakoma sibyo Donasiyani uje akajana mu kazi kambe nkakubemo uje agacuka muvuye mu kazi utuje nta bintu byinshi urimo aka nagaki ako ngako agakoma ni agakoma k'ababyeyi ako tuzakomeza tugusure ukomeze uduhe ku buhanga bwawe urukumva tuzakomeza tugusure uduhe ku buhanga bwawe nawe kamera hamwe gukora ikiganiro nk'icyo batinda ko ntacyo twari kugira ngo Donasiyani rero perezida arubahagwa ako gaperezida gafate neza paka tugeze mu bindi tora azaguha kandi sibyo ndabafite neza nuko kajana mu kazi ako nje ndakwemera ka Donasiyani kamera ariko uje nk'umuntu w'umujama umuntu w'umugabo yana kawe kumana kawe iki kintu hano ngaha utu tuntu tubiri uri kubona ko tudasa utu tuntu tubiri n'uduke ujye kumbwira n'uduceri twangahe kandi tudasa reba neza nawe urasanga urukubona utu duceri turasa uko tudasa utu duceri turasa reba neza akira dufate uturebe neza Donasiyani kutari hamwe bimaze bite utwo duceri twerekane neza hariya baturebe umasi we genda ucunge utu duceri ukubona dusa namwe mundebere mw'abantu ibi biceri birasa Donasiyani natubwira oya hano nuko bidahishura idahitse ako ya ngisura